Reka nshuti mukundwa tukongere dukishimira Imana yemeye kubana natwe kuri uyu munsi wa none, tukaba tugiye kwigana ijambo ryayo kuri uyu munsi, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Turi mu gihembwe cya gatatu aho turi kwigira hamwe igitabo cya Mariko. Muri iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko igira iti ibitangaza yakoreye ahakikije inyanja. Aho dufite icyo kwibukwa kiboneka muri Mariko igice cya 5 umurongo wa 19, ahubwo aramubwira ati witahire ujye mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. Aya niyo magambo y'icyo kwibukwa tuzakomeza kuzirikana cyane buri munsi ubwo tuzajya tugiye kwiga ingingo y'umunsi muri iki cyumweru. Ariko kuri uyu wa kabiri dufite icyigisho kivuga kiti mbese ushobora kumva ijwi ryongorera mu rusaku? Mbese ushobora kumva ijwi ryongorera mu rusaku? Nshuti mukundwa, mbere ko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi, reka twiragize Imana dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka Mana ishobora byose. Tugushimye kuri umuremyi wacu, tugushimye ko wongeye kuduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze kugira ngo Umwuka wawe wera abane natwe mu cyigisho cy'uyu munsi, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshuti mukundwa, reka duhurire mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza wa 20. Mbese tuze kwibaza ku kibazo kiri kubazwa ahangaha nitumara gusoma aya magambo. Ni iki intambara ikomeye ishobora kutwigisha mu cyerekezo cy'ibyo bintu bitangaje byabaye? Nanone kandi no kubyerekeye ububasha bwa Yesu. Aha rero duhurire mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 5 duhere ku murongo wa 1 tugeze ku wa 20. Hari ufite umutwe w'amagambo uvuga uti Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadareni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva nta wari ukibona n'icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubosheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amoko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagire umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira ataka ijwi rirenga ati uriye Yesu umwana w'Imana isumba byose, nkurahiriye Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Uko yari amubwiye ati dayimoni we muvemo. Aramubaza ati witwa nde? Undi ati Ingabo, niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukanamo muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga bati twohereze muri ziriya ngurube tuzigiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube. Umugana wiruka ku gacuri zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi. Zari nk'ibihumbi 2. Abungeri bazo barahunga babibwira abo mu mudugudu, nabo ngo baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari basanga uwari atewe n'ingabo
z'abadayimoni, yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi, baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi, baherako baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Akikira mu bwato, wa muntu wari utewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati, witahire ujye mu banyu ubabwire ibyo Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Aya niyo magambo akomeye cyane tumashije kumva ubwo Yesu yakizaga wari utewe n'abadayimoni. Yesu rero ni umunyembaraga, ni umunyamubasha, ushobora gukiza umuntu utewe na dayimoni, ushobora gutegeka abadayimoni kandi bakamwumvira. Aha rero, niba ijoro ryabanjirije ibyabereye ku kiyaga ari ijoro ritazibagirana, ageze mu gihugu cy'Abagadareni, bukeye bwaho cyari ikintu gitangaje. Inkuru y'umuntu utewe na dayimoni ishengura umutima. Ntabwo yari akiba mu bantu, ahubwo yari asigaye aba mu irimbi kandi ahora yikebesha amabuye. Nta muntu n'umwe wari ugishoboye kumuboha. Hanyuma aza guhura na Yesu. Inshuti mukundwa, uwo muntu yaje yiruka asanga Yesu. Nta kivuga kubigishwa aho bari baherereye icyo gihe. Ahari bari bamubonye baramuhunga. Ageze imbere ya Yesu yarapfukamye. Ijambo ryaturutse mu nshinga y'Ikigiriki proskinex, ubusanzwe risobanura kuramya. Bisa nk'aho uwo muntu yamenye ko Yesu ari umuntu ushobora kumufasha, ariko igihe yabumburaga akanwa ke ngo avuge, abadayimoni bamurimo barasakuje cyane. Muri urwo rusaku rw'abadayimoni, Yesu we yashoboraga no kumva irindi jwi ritakamba rimusaba kumukiza. Igihe abadayimoni basabaga koherezwa mu mugana w'ingurube wari hafi aho ngaho, Yesu yabemereye kwinjira muri izo ngurube. Uwo mugana w'ingurube abadayimoni binjiyemo wari ugizwe n'ingurube zigera nko ku 2,000 zicunshumuka mu gacuri ziroha mu nyanja. Cyari igihombo gikomeye kuri ba nyirazo. Nukuri cyari igihombo gikomeye cyane kuri ba nyirazo kubona ingurube zigeze ku 2,000 zose zincucumuka zikajya mu nyanja. Igitangaje cyane nuko abadayimoni bamenye uwo Yesu ari we, bamenye n'intege nke zabo imbere ye, akaba ari nacyo cyateye kumwinginga inshuro 2 zose ngo ye kubica. Matayo 5:10-12. Birumvikana ko birumvikana ko bari bazi ububasha abafiteho. Iyi nkuru isangwamo n'ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, yuzuyemo ibizira cyangwa ibyo twavuga ko bihumanye mu buryo bw'imihango hakurikijwe itegeko cyo mu isezerano rya kera.
imva n'intumbi zapfuye byari bihumanye. Nshuti mukundwa, ahangaha rero ikigaragara ni uko kuva amaraso nacyo cyari ikizira, ndetse ingurube nazo zafatwaga nk'amatungo ahumanye. Ariko icya kabiri cy'ingenzi cyane muri uku gusubiramo guhumana ni ukugaragaza iby'intambara ihoraho iri hagati y'imbaraga z'icyiza n'ikibi. Yesu yirukana abadayimoni. Abadayimoni bica ingurube, ariko Yesu yohereje umuntu amaze gukiza asubira mu muryango we nk'igihamya cy'uko yahuye nawe. Mu buryo bumwe, uwo muntu yari umunyamahirwe make mu murimo w'ivugabutumwa, ariko uko byamera kose yari afite inkuru nziza yo kubwira abantu. Nshuti mukundwa, dushobora kuba dufite byinshi duhanganye nabyo, dushobora kuba dufite byinshi biturwanya bitubuza gusanganira Yesu, nk'uko uyu muntu wari urembejwe n'abadayimoni amaze igihe kinini cyane abana n'abadayimoni. Natwe birashoboka ko hari ibintu byinshi cyane twaba tugundagurana nabyo bikatubuza gusanganira Yesu uko bikwiriye. Nyamara Kristo arahari, tukwiye kumwisunga kugira ngo abe yadukiza ibiturimo byose. Nk'ukuntu yirukanye abadayimoni kuri uyu muntu akamukiza abadayimoni, natwe Kristo rero ibyo byose niwe tukwiye kwisunga kugira ngo abe yabasha kubidukiza. Uwiteka Umwami Imana rero abidushoboze, nicyo ngusabye nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Dusenge Imana. Turongeye turishimye kubw'icyigisho cyiza tumaje kwiga muri aka kanya. Turakwinginze rero kugira ngo uduhe ubushobozi bwo kugusanganira, kugira ngo udukize ibiturwanya byose, kugira ngo tutabasha kugusanganira. Uwiteka rero udukozeho ikiganza cyawe gikiza, bityo natwe tubashe guhumuka amaso tugusanganire, ubashe kutubabarira ibyaha byacu, bityo unadukize ibintu byose byaba bitubuza kugusanganira. Icyo nicyo ngusaba ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.